ese ufite impano y'amagabo n'imana yorwanwa yego yorwanwa ni nawe narwanwa ahubwo kuko satani ntiyo gutegera ahantu udafite intwari imurwanya uburi wiwe ese mbaze ubu nyine ko mu bantu hari intambara woja kurwana ukaja ku rugamba udafite intwaro kurwana ese aduye kubonye yakwitiki yotekeza gute tazana guhimisha ahubwo tazana kurasa ahubwo aza ngumfata ari muzima bamwishiriye kuko ufite intwaro habe niyo buri umwe ukuri kose iyo winjiye ishamba aduye ntabwo azayinjira abari kuri kose uramumiza ari hasheringa upfa tori maiti niba nakunda ati ntibakwiye kwa kajoti zibica agahunga akabinguza kuza nenda aza kureba ko wahwereye kuko abizi nimba wakometse ufite intwaro yawe urapfana kabangaye ibyo nitewe ya gisirikare iteko mu rugamba ntakurana kajori tawo yinjiye mwihorere atabawumiza atabica kandi yapfuye adashuka umuntu agapfa cyangwa ikicwa n'inzara rero ese ufite impano arageragezwa n'ugeragezwa nyine reka tuje kuganira dutanga ingero z'impano impano yawe ni yihe kugira ngo twaye gutinda mu isomo ryacu impano yawe ni yihe zino mpano twavuze ari impano y'ubwenge iri impano y'ubumenyi iri impano y'ubuhanuzi iri impano yo gukora ibitangaza iri impano yo kuvuga ku ndimisha iri impano yo gukiza indwara iri impano yo gusobanura indimi iri impano yo kugenzura gusa hari abagira impano yo kugenzura akagenzura akamenya abantu makarite ko bateye mwasengana n'abantu ukwezi ukaje gushira barabamenye bagira iyo mpano mwakorana muri company ukwezi ukabamenye impano yo kugenzura hari undi muntu wana abantu mukabana ukwezi n'undi mwaka utarabagenzura hantagira impano yo kugenzura ukaramenya ngo uriya muntu uramukagira Imana so Imana uriya muntu irakorera bizaheka nta bifatiye iyo mpano agira iyo mpano yo kugenzura impano yawe ni iyihe kakubwira impano yawe turi kumwe kubwira impano yawe uratahana uyu munsi wayimenye hanyuma kubwira impano yawe ije kubwira ngo ese impano iceceka kandi iri muri wowe igaceceka guhotera mu ntikore yego rwandiko rwa mbere parandika ya Bikorinto igice cya mbere igice 12 Abikorinto rwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice 12 umurongo wa 4 kugeza ku 11 bwa mbere 12 umurongo wa 4 kugeza ku 11 nanone tuza gusaba kandi mwene data Moise najya kuturebera mu rwandiko rwa Filimoni icyo gice nyine Filimoni igice kimwe mbese umurongo wa 7 gusa basoma Abakorinto ibice 12 umurongo wa 4 kugeza ku 11 haravuga ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe ni impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka usitanga n'umwe kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana hari uburyo bwinshi tugaburamo iby'Imana ariko umwami n'umwe ariko umwami nyiri bikorwa n'umwe hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose n'imwe uburyo bwinshi bw'ibikorwa bw'abakozi bakora bitandukanye ariko umwuka ubakoresha Imana ikora n'imwe umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe umuntu wese agahabwa mutegereje umuntu wese agahabwa komeza ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe mbese impano bahawe umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka umva rero impano 9 bibiri tuye mu rwandiko rw'Abikorinto umwe ahabwa n'umwuka impano y'ubwenge undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya iya kabiri ijambo ryo kumenya undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera iya gatatu kwizera impano ya gatatu kwizera undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara iya kane impano yo gukiza abarwayi cyangwa se indwara undi agahabwa gukora ibitangaza iya gatanu gukora ibitangaza undi agahabwa guhanura iya gatandatu guhanura agahabwa no kurobanura imyuka
iya karindwi mbese kurobanura imyuka. undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi. y'umunani, undi agahabwa gusobanura indimi, iy'icyenda gusobanura indimi. ariko ibyo byose umwuka n'umwe. ariko ibyo mpano zose ko ari 9 abantu bahabwa umwuka n'umwe. niwe ubikorera muri bo, niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. uva ku kantu gace karongo, uwo mwuka akagabira umuntu we, uwo mwuka akagabira umuntu wese impano uko umwuka ushaka, apana uko umuntu ashaka. Gasome neza. ariko ibyo byose uwo mwuka n'umwe, niwe ubikorera muri bo, agabira umuntu wese uko ashaka. Imana weze mugisha. Amen. Umwuka agabira umuntu wese kumwuka ushaka, apana uko umuntu ashaka uhabwa, ahubwo ko umwuka ushaka. Ngaho se amafilimo nitwumve. Igira igice kimwe murongo wa 7. Nanone sekretari arebe Timotheo, rwa Timotheo rwa 2 haturebera nanone rimwe no murongo wa 6 gusa. Timotheo wa 2 kuko tubivuga ndiko rwa mbere Paulo. Timotheo rwa 2 igice cya mbere murongo wa 6. Soma Filemoni igice cya mbere kuri 7 gusa. Kuri 7. Mwene data nanejejwe cyane kandi nahumurijwe n'urukundo. Mwene data nyaranezerewe cyane kandi yahumurijwe n'urukundo rwawe nuko waruhuje imitima y'abera. Mumenya icyo kintu. Mwene data nyahumurijwe cyane n'urukundo rwawe, yuko wahumurije iki imitima y'abera. Ikahasi Timotheo igice cya 2 igice cya mbere murongo wa 6. haravuga ngo nico gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo. Tegera ahantu. Nico gituma nkwibutsa gusesa impano y'Imana ikurimo. Ngo yake. Yoheshejwe no kurambikwaho ibiganza byanje. Yoheshejweho no kurambika ibiganza byanje. Urakoze. Dushimira duhaye umwanya mwiza ihimbazwa kongera kandi ugana ijambo ryayo. Birashoboka ko ari gihe twobigambirira ko ntibikunde kubera impamvu runaka, ibyiza cyangwa se bibi. Hari agatabo kitwa Mosiriano twiga ku ishuri rya theology, baratubwira ngo birashoboka kuko kelele yo yandani yoza mu buryo bwiza cyangwa se uburyo bubi. Munezero ugatumugira mbese ugasanga aho wacanganyikiwe, bigatuma utoza gusenga cyangwa se umubabaro, amakuru meza yoza kakunezeza. Ubuyine bokubwira ngo umwana wawe wabuze yabonetse hanye naka, ugize imyaka uzingo yarafera asibutse toza gusenga, ahabwo fata yihu cyangwa uzamenya amakuru niba ari ukuri. Batugi mubyeyi bize kubira kuko umwana wiye ngo yabuze yabonetse ngo hayacumba yamatumoko mu nkono aracyane gasohoka ya urumvaga na umutima warashiririye ntako nizagenze. Yari amakuru meza ariko kandi yumva nkaho ikintu kimujemwo kitotuma tuza. Burya kelele yanda cyangwa se kelele yinje ishobora kuza mu bintu byiza cyangwa se ibintu bibi bigatuma ubura umwanya. Sinzi ko twumva ijambo kelele, sinzi ko ranyoro risobanura birawute ucanganyikiro birawute bese kumva ucanganyikiro utaboho ukumva ikintu nyine ugasanga nkaho utakaje nkaho utari ku murongo. Imana nimbazwe kuko twaronse umwanya mwiza, bamwe twaraye mu bikorwa imiruhari myinshi, abandi bari baryamye araruhuka. Reka dushimana gutyo, dushimana kandi kuko tutari ku kiriyo cy'umwana wa mama Teta kuko amaze gushima. Urumva yavuze nyibuka umubyeyi umwe wacu hari mu nkambi bapfushije umwana barasohoka, umuhungu bwa mukobwa, umuhungu ndibwira karasohoka kana kiwe gakina hamwe n'abandi. Twadita ama bathroom cyangwa se ama toilette yari yubatse, yari amadafari atwitse akaba arapfundikiye, ariko hano hagati ahurira bagashyira ikintu cy'igisima bakanigira gikura ugasanga ararangaye. Umwana kinko kandi bakina size ko dakase kimaro cya bathroom ya toilette atibukamo. Abandi barakina kweza nimugora batasha babyeyi nta makuru bare barahebura barashaka yurapi kugeza n'umutima ukwize gushaka barako bakinira basanga umwana ari hehe, umwana yapfari mu myanda. Urumva ari nk'upfu mutapfusha umubyeyi ugasanga nkaho kandi yobo kandi kicuro bango n'uburangare se niki kandi kabagutaye imfane none ukazuri bango se kuko atishwe byenda
nindi ndugwaje gapfa ubundi buryo kuvuga ngo ujyanye umwana guhaha ku isoko uri umubyeyi nturi umurezi si mukuru we si murumuna we si mushiki we si musaza we niba zo mu rwangari bw'umwana nyina w'umwana amubyaye kugeza umwana amusiga aho ari none umwana yisanga hagati mu muhanda umuvuduko wa 50 nangwa 50 hariya 50 imodoka zingana kuriya imodoka zifite inzira zine zibiri zizamuka zibiri zimanuka uva imodoka zine zigenda zangikanye Imana ishimwe hage dutanga amashimwe tugashaka kumva nkaho ari matoya ariko kandi aremereye atanagozwe kandi afite guhanwa kuko anure kurera Imana ishimwe ubundi kandi reka sinkavuga no jambo kucyo twamaze kubwiriza haboneka abantu batubwira ati nta mwanya atanze ibibazo kwa dufite ibibazo abandi tibabuje abashima bagize gute yego amaterano yo kucyumwero azagora kwera amasaha makeya ntibona umwanya wo kubwiriza ubona umwanya wo gutanga sangwa se kwigisha umwanya w'ibibazo tizokunda kuko imyanya bari mikeya abari migufi ubyara umutima umuntu avukana reka ntangurugera ku mugabo w'imfura cyane bagazavuga ntababerwa nyambo n'amaso yanje bazavuga ngo yagavye inka amagana umunsi wa inkazi yo 180 ndibuka 180 ntibagiwe ize kubitwa n'inkuba ngo amushumbusha 160 kubera iki kubera ubugwa neza agira gusa umutima bazi ngo nta muntu babanaga muri uwo muhana ya umunyamurenge mwe nabo niki nandi mako yose wagaze usonza amata kwa ntababerwa ntibizabagaho akusa ntabwo Kristo yegera abagore hafi 5 ni impano karemano hakaba n'izindi duhabwa n'umwuka rero impano ko ari 9 ndashaka kandi kugira gusa kandi hamwe bigasha guhura kandi n'imbuto z'umwuka 9 z'amagaratiye ahandi kandi hari impano zitangwa na Yesu Kristo mu rundi rimi twita nk'ingabire cyangwa se tuzita vipawa nizira zitanu dusanga mu rwandiko rw'Abefeso bice 4:11 zatanzwe na Yesu Kristo ngo amaze kuzuka ngo heza abantu ingabire abashinga ibikorwa agira ministeri amaze kuzuka amaze kunesha yo genda mu ijuru aheza intumwa za ministeri arabanga umwe muzaba ba apotre zirantumwa tumva apotre runaka abandi abishopo abungeri wachungaji pastor hutu pastori abandi ngabwira ko bahanuzi abantu mu bice bibiri hari umuhanuzi werekwa sharasharabara n'umuhanuzi conseiller mujanama namwita umuhanuzi kandi hakaba ngo n'abarimu nanga bigisha ku mashuri kugira ngo akumvise ubundi ko ari 5 zigarurwa mu bice 5 iyi barwita mu mucungaji umupastori urubakabwita umuhanuzi urubakita missionnaire urubakabwita missionnaire urubakabwita umuhanuzi urubakabwita intumwa muvuga butumwa urubakabwita umucungaji kuko n'urupetation ngo ashingiwe n'itorero urubakabwita umwarimu byumvikanye ministeri ko ari 5 igikumwe bacita apotre missionnaire runo rutoki inkubita rukoko nuko harya bayita umuhanuzi uko mpaye impano nkubwiriza naje ko koraga kabakamba ati nawe nirwo umuhanuzi akoresha no runguru runo rurerure sese rurerure sumba zose bakarwita umuvuga butumwa nurambura akaja kuri runo rundi mukuru meme bakarwita iki umwungeri mucungaji ba bishop biga amavuta yose namwe ntabwo Imana yavuze ngo ni pasteri ngo ni revera ngo ni bishopo namazina twende kubera icyo gusa kugira ngo tugire ingazi zitandukanye zumvikana ariko bose bitacungaje uko se ukuri ba runo rutoki rero gahera bakakitiki umwarimu apana mwarimu nka Joshua mwarimu wigisha kugira ngo yumvise abantu izo nazo nizindi ngabire bazita ngo ni ingabire zatanzwe na Yesu Kristo amaze kuzuka ariko zose kitwose impano hakaba izindi impano zari muri impano 9 dusanga zindi nk'uburirimbyi n'ibindi bikorwa urukundo ubugwaneza n'ibindi byose dusanga kwakira abashitsi nazo zikizwe n'impano nguriya musore ucuranga kuri hari abandi biganye gucuranga ariko bizarabananiye ariko yakumva byenda ugasangana basekuru na base bari bazinanga nanga murayizi hari abantu bazinanga batazinanga bamwe shishana bazinanga
inanga ninkikida imbese nka senti yawe wacu agazari imishakera y'imirya ugasanga kwararirimba kandi kajana n'ritime yindi mu gushimisha izindi hacuranga ugasanga ibintu byitwa gucuranzi ni ibintu baba maraso n'impano yabo reka vuge kandi abantu ntibaguge nabi hari inkizu nyinshi reka kubavuga mu izina kibazo kizu nyinshi usanga ibintu byo kubyina niba twari mu mwuka dabyina kubyina imigeri cyo gusimba urike nashaka ntari mwuka naje hanze mu kabari arambere kubyina niba vugize inkare wambere kubyina inzu nyinshi turazizi reka mvuga abahenda abahenda n'abantu aho bajana hose ari mu mazi ari mu kirere baza babyina bagira ibishagasha bikeya kubyina kwabo no kurimba kwabo kitwa keshi ngo n'umwuka yego n'umwuka ndabyumva ariko kandi hari igihe kubera ubugenge Imana kubera umuhogo basanga hari kizarikiyo yabo bisentiye miterere yabo ijya karemanwa hari indi miryango tuzi bazi kubwiriza ugasanga ari uherekerani wabo kubwiriza munyenaka uko bateye nabo impano rero niki impano ni ikintu uhabwa si cyo ukora si cyo urema si cyo uhinga si utekereza mutwe wawe ngo ngere kuri iki nka vision yawe oyaye ni ikintu uhabwa n'Imana ukakivukana cyangwa ukagihabwa n'umwuka cyangwa ukabagisigwa Yesu Kristo maze kuzuka zumvikanye impano mu ndimi twavuga ngo ni kado ni tuzo siko twavuga mbese nka gift ni gift uhabwa kandi uje guhabwa gift nta wini yobwira Beno ngo gift umpereza ngo urampereza inka oyaye iwe umpereza n'utekereza iki gift ampereza umwuka iyo uje gutanga utanga gift ushaka iyo wonyine gift umwuka ubona ugukwiriye impano umwuka Bwana sifiwe haleluya impano umwuka ugenzura uzi uburemere bwawe uzi imbaraga zawe uzi capacity yawe bwo kwihangana ni uzi impano uzi guhereza tuyogera ku ntabwe twavuze ngo ndakubwira umunsi impano yawe utawamenya impano yawe yariyo impano ni ikintu uhabwa hari abazabiga impano z'abandi kwera amarangamutima twariga kuri theology kitabu ya uchungaji bakatubwira ngo hari igihe umuntu yifuza ko umuyobozi kubera amagambo nk'atatu ijambo rya mbere akayisuka umwe mu muryango natwe abanyene nakabyigo dufite umuyobozi cyangwa akabigiye wibwira ngo ni shema ko umuyobozi mwari mu fieri mwari mu icubahiro bya gatatu ngo ni igihe wibwira ngo harimo ifaranga ikamubyo ku rugero siyo utanga urugero rubi tuzi nka senti bana basore bacuranga ubahani wacu bakasanya murengera sani biharawe cyane guhemba muko ucuranga uko si ukuri guhemba ucuranga abenshi akigira senti nanye nzohembwe byamareka munanira cyangwa mara kwimenya ntanahembwe ugasanga hari ntafaranga zibamwe hari igihe kenshi abenshi bigeze guharara pastori bibwira ngo hamwe amafaranga yamara gushikiriye agahabwa agasanga n'umuruho abandi akibara mu icubahiro agasanga ni ibitutsi no gusuzugurwa abandi akibira ngo nakazi koroshye ahubwo agasanga nakazi kagoye ibintu uko ari bitatu kwibira ngo akazi karoroshe cyangwa se kwibira ngo ari mu icubahiro cyangwa kwibira ngo ari mu amafaranga ariko kandi akaba ari guhamagarwa n'Imana ese ufite impano y'amagabo n'Imana yorwanwa yego yorwanwa ni nawe narwanwa ahubwo kuko satani ntiyo gutegera ahantu udafite intwari mu rwanya uburi wiwe ese mbaze ubu nyine ko mu bantu hari intambara
woja kurwana ukaja ku rugamba udafite intwaro kurwana ese aduye kubonye yakwita iki byotekeza gute tazana guhimisha ahubwo tazana kurasa ahubwo azaba ngumfata ari muzima bamwishiriye kuko ufite intwaro habe niyo buri umwe kwiri kose iyo winjiye ishamba aduye ntabwo azayinjira abazi kwiri kose uramumiza arahasheringa upfa atori maiti niba nakunda sindi bakwiye ko kajoti zibica agahunga akabinguza kuza nenda aza kureba ko wahwereye kuko abizi nimba wakometse ufite intwaro yawe urapfana kabangaye ibyo nitego ya gisirikare nitego mu rugamba ntakurana kajori tawo yinjiye mwihorere atabawumiza atabica kandi yapfuye azashuka umuntu agapfa cyangwa ikicwa n'izara rero ese ufite impano arageragezwa n'ugeragezwa nyine reka tuje kuganira dutanga ingero z'impano impano yawe ni iyihe kugira ngo twaye gutinda mu isomo ryacu impano yawe ni iyihe zino mpano twavuze yari impano y'ubwenge iri impano y'ubumenyi iri impano y'ubuhanuzi iri impano yo gukora ibitangaza iri impano yo kuvuga ku ndimi sha iri impano yo gukiza indwara iri impano yo gusobanura indimi iri impano yo kugenzura gusa hari abagira impano yo kugenzura akagenzura akamenya abantu makarite ko bateye mwasengana n'abantu ukwezi ukaje gushiraho abamenye bagira iyo mpano mwakorana muri company ukwezi ukabamenye impano yo kugenzura hari undi muntu wana n'abantu mukabana ukwezi n'undi mwaka utarabagenzura harantagira impano yo kugenzura ukaramenya ngo uriya muntu uramukagira Imana so Imana uriya muntu urakorera bizaheka nta bifatiye iyo mpano agira iyo mpano yo kugenzura impano yawe ni iyihe kakubwira impano yawe turi kumwe kubwira impano yawe uratahana uyu munsi wayimenye hanyuma kubwira impano yawe ije kukubwira ngo ese impano iceceka kandi iri muri wowe igaceceka guhotera mu ntikore yego impano wigira ukayimenya cyangwa ntuyimenye igahuguhotera mu ntikore tuza kugira ariko ngushaye gukora kandi Imana ise kumbeza mu kuza kwitonda kubwire kuko n'izindi impano zuzuguza amaso turebesha amatwe asuzugura kandi ifite umumaro ukomeye cyane bibiri zitubwira reka nyongere kandi yifashije abana kandi nkabangahe mwihangane abiyumva nje gutora byo ndutabyiyumva akaza kungwa nabi hano imbere abiyumva abana batatu nibaze hano cyangwa se n'ababiri nta kibazo yego wino ubizana neza yego muri batatu ni muze ariko ndabona umwuko watoye kweri naho nyine urwo rugero nyine mugeze mu urwo niwe wenda konshaka nyine amen bari abantu ni batatu icyo nzi n'abanyeshuri uri abanyeshuri se turatangira kaminuza wowe ese kwaye wiga kurifuza kuzaba ndi mu buzima tureka amarangamutima twumva ikintu umva mu mutima wawe uzuhatirwa kuba cyo kizaburi ukora ikindi ariko wumva umutima wawe icyo yifuza ndimumvangiye mureke turi kumwe ngaho urumva wifuza kuzaba ndi mu myigire yawe kuriga bayitaga faculty yawe utarike ukurikiye iki kuva ngo nk'icyo wumva wo kwiga nikihe uzabe ndi uzabiki icyo numvaga nashaka kwiga nkaba ni ukuba ambasaderi mwategereye ukuba ambasaderi akaserukira igihugu mu kindi akakiramutswa mu kindi gihugu ngaho mwategereye ambasaderi no kuba umu-engineer umu-engineer wo ngahavuga twumva engineer bike twumvaga engineer muki mu bwubatsi cyangwa se mechanical engineering wampaye kadata wategereye hezura mwana wundi natwumve ndi gukurikira ikigango ubunyana ibe ngo ntakinewe n'umuganga imbaga zavura ijisho mbari umutwe nimbari iki gufata mikrofone turi kumwe igituma uyu mwana akiri muri school ntabwo ashobora kumenya icyo azakurikira
akagera muri high school ahagira nko kugenzura akareba icyo yokurikira, akajya gutangira kaminuza azi icyo akurikira icyo ari cyo. Uzakubwira ngo kuri kaminuza atazi icyo agiye kwiga, uzamubwira ngo icara hasi. Uko si ukuri ba? Uko si ukuri? Impano y'umwana icyo azakurikira ni ikihe? Iyo akiri muri high school atangira kumva muri we ikintu agomba, ikintu ashaka. Noneho akabwira ababyeyi ngo ishuri nshaka ntariba hano, turi mu Minembwe, niyo riba ni Lubumbashi, niyo riba ni Bukavu, niyo riba ni Kinshasa, niyo riba ni Bujumbura. Nishika ni Bujumbura hano na bourse nkaja kuminuza mu Bushinwa, muri Amerika. Ariko ayumva ikintu kimugoye muri we agomba kwiga. Isaka gurisha inka, isaka gurisha isambu, isaka agifasha abaturanyi. Umwana ishashaka kuba cyo hano mu Minembwe ntewe niryo shuri. Muri Michigan cyo kigo ntigihari. Aho bakindangira Texas. Ejo ndaruduseze hari umwana w'umukobwa. Atatingiye kwiga indege Texas. Nyamaje magambo umwana buti. Bizakuje mu byarembe kuntu zamujemo. Yambwiye nti biramira ngo ziga indege kandi zo musoda. Natari wacu yarambetse ibintu bindi ku mutima wanje, kwiga indege no kwiga igisirikare. Ibyo bizi mukoma ekera Michigan inganye zari Kigali bakayubakisha, muri Kenya, muri Texas, muri Canada bakayubaka. Uyu mwana ari umaze kwidesina uko si ukuri ba nicyo ashaka. Ayi haleluya. Kuri papuro gusa agashushanyizo kuri papuro ya Rutiganda Joel. Ayi data we akashushanya kayimpereza ngaho zigishanye mbone bakayubaka ndahangaha. Umwana butimiza nandi yari uhayishushanya aho yicaye mugasirimbana, ariko ayumva impande yiwe ariyongiye arimo. Uyu mwana mukoze nta kindi ntaraba dogiteri nyiki gira imyaka mishingire mikeya mbo muganga. Turi kumwe ngize impano ziwe zisanzwe bumva icyo agomba kuba cyo mu byo bw'umubiri. Mwisubirireyo. Impano yawe ni yihe? Nirya wumva mu buzima bwawe nta mutekano ugira utarayigeraho. Iwacu kwera ubukene no kwera miriye ya gito, uturere tutugoye, wasanga abana bose bakaba barimu. Saba barimu se? Bose ingwa abarimu kuko andi masomo yarahari, akaba kuri akaba handi kibabona abarimu babigisha. Ube dogiteri bitangire gute? N'izindi imbaraga. Abo mwarimu, professeur, directeur w'ikigo, prefet w'ikigo, naho ngaho twese twabyera naho ngaho. Natwe abandi tukaba pasteur nta kindi twese twabyera naho ngaho. Utabaye mwarimu n'umushemasi, utabaye umushemasi n'umupastori, no muri ibyo nuko gusa. Nta zindi impano twari tuzi nizo dufite mwe kaduhekeramo. Umva nkubwire, impano yawe ni yihe? Nirya umva mu mutima utobasha kwihangana, irengana, ikehana, ikorwa nabi. Nirya umva mu mutima wawe, reka nkubwire abantu bane gusa. Ndagira kuwa gatanu nyuma abantu bane gusa bagaragaje impano za mu gihe kigoye. Impano yawe ni yayindi ukora mu nkambi, washika muri Amerika ukumva uracyayifite. Impano yawe nirya korera ku ndondoberi batatu. Impano yawe nirya baraga ukorera kwifite mutima wawe. Impano yawe uyikoresha uri umukene, uyikoresha uri umutunzi, uyikoresha uri umukobwa, uyikoresha uri umugore. Hari abakobwa benshi azarimba ari abakobwa batagira impano zo kuririmba, akuva kutamuririmbyi utamukorari ari umukobwa kumva n'iki giseko, ariko si impano ye. Akavuza ipendo kubera kujinga. Yamara gushakwa amaze kubona umugabo, bya bitaramo bikarangira, wa musitari ukarangira, bwa butaya bukarangira, kwa gutaya bukarangira, wa muhogo ukarangira, agasanga aho yabonye cyo kwaharanira. Umva nkubwira impano yaho arayumva. Umugabo witwa Eliya ngo amaze kubona umwami Ahabu ngo asenye ibicaniro by'Imana,
ngo ashize igicaniro cya sheri igicaniro cy'abayari bizabatambira ibitambo ngo yishe abahanuzi umva kwishakari muzabiza turi kumwe umuhanuzi impano y'ubuhanuzi ubwira muzabizi muzamwo araba mugiye guhangana na Eliya kama ni mbaya nimba nzapfa nzabambwira ngo Eliya arahaguruka ngo arahangana bahangana n'umwami kugeza senze imvura irahagarara Imana ikinga ijuru imyaka imvura itagwa ntakime ntamvura Eliya umwami aramuhiga Eliya umunsi yurutse umuriro Eliya aja mu ishamba Eliya aja kwihisha Imana iramusanga se Eliya niki wabaye abwira Imana ngo nagize ishaka ryawe Mana Bwana sifiwe ngo umunsi bakorera ibyaha muri Samariya ngo bagasenya ibicaniro byawe barakwimura ntibagusenga ntibagutambira ntibagupfukamira bica abahanuzi ngo bafata ibigirwamana byo batambira ibitambo byabo ngo nyumvishe uburakari haleluya ngo ndagumuka njira ishamba kuri kirebere wangu mpanga n'umwami habo cyariko arwanira igihugu yakorana kugira ute kugara Imana hehe Yerusalemu abenshi ni kwavugisha mu ikaza ngo ndabivamo ntabwo ari ufite bamugamba hanze ngo baramvuze ndabivamo ntabwo ari ufite satubwizanye kuri kw'Imana ntabwo ari ufite ubudiyakoni bwagereye bamara kure mu budiyakoniriya byamushangize ngo mbivuyemo nta budiyakoni hamagariwe ntabwo umunsi byaratubwira mu byakozwe n'intumwa ngo Petero ababwira ngo muri kembabwire ngo sinzoja mu gikoni sinzoja kugaburira umukutano urumva ra Petero ababwira sinzoja kugaburira umukutano Imana mpamagare kuyobora Imana mpamagare kuvuga ubutumwa mugende mu ntora abantu barindwi buzi umwuka wera tubashinga igikoni abadiyakoni bagende bahahe bateke imfuzi n'abapfaka batekera umukutano uko si ukuri ba ngo baragende batora abagabo barindwi buzuye umwuka abadiyakoni ni inshingano ni impano budiyakoni ni impano harabuzonanira haribo amafaranga bakazimuhereza agenda gahawe ubusa kugira ngo abone izo iki izasagura abantu bakanyanya bagasonza ariko abantu bari neza Mana bamushitsi yambwireza yarambye atakungiza kuri kw'Imana ati bino bintu amafaranga birangana gute bimeze gute ukubatetse gute uyu mukutano ngana rutya mwageze ningo haratangara Imana yoheze umugisha kugabura umukutano bakarya bagasigaza mwe bikaza bitaha mu mago uzasigaye Mungu abariki Eliya aravuga ngo sinyoryama sinyotuza sinyoja munzu ngo umugore se ndyame ngo abana bamanyurire bayari ari hatanu bitamba aravuga ngo sinyobishobora yinjira ishamba Bwana sifiwe aravuga ngo nimefanya wivu kwa ajili yako baba vuga umuntu wa kabiri nabaririmbyi bene Kora wishwe ni Imana iramuhamba bwayo ntasuka ntakicavuze ntabeshi tagura samaramira harasigaye muri bo mu bana biwe bajagiye ibihe byo kuja gutamba abatambyi n'abarimbye kwera ubwinshi bakajibe kuja kuririmba abantu bakoda kugira ibibazo bagivuga sorti abasigaza ngo abasigaje n'ukuri bakwiye ngo sigara sigitangaza ako nditurwa n'abazakubwira bagiye gusigara igihe cyose ngo ntaje ugira birababaza ko gite perezida ari akora yasotse bizabibabaza wara musiga mwizababaza ariko kandi nibagusiga sigitangaza bagiraga ibihe byo kuja kugira ate kuja kuburirimba bene Kora muri Zaburi gice cya 42 ngo umwanya utinda gushika bararambirwa umva kunzu ari meze impano yabo ibona ngo aje kuvuga ngo nkuko imbarakazi yawe twayifuza imigezi uva impano y'umuntu ngo umutima wanje Mana ni kukwifuza umutima wanje ngo wicarura wifuza kuza amaso wasizoje imbere y'Imana ryari kuja kuririmba gusa yumvaga ari nk'inyota imparakazi ni ihongo imparakazi ni inyamaswa ngikunda kuba ahantu h'ubutayu ahantu hatari amazi inywa amazi cyane igihe hashize igihe iyo igize inyota rero kubera kuri mu mpinga z'imisozi ngo irirukanka cyane umwanya muremure ikaja guhiga amazi iyo yabuze ndiyo irirukanka pe ngo yosiga n'imodoka umuvuduko ubifite kugira ngo ubone amazi ariko nkuko imbarakazi yawe yifuza imigezi ngo umutima wanje Imana kuzo kwifuza impano yawe ni yihe
nirya wumva wifuza gukora buri gihe. Nirya umwanditsi yavuze ngo uzi gukorera ntabikore ngo umubere icyaha. Nirya wifuza, nirya wumva. Si ijwi ryiza, si ukumenya kubyina, si ukumenya guhindukira, si ukumenya kubwiriza, si ukugira igikundiro imbere y'abantu, oyaye n'ibirya wiyumvamo nawe. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Impano yawe nirya wiyumvamo. Hari abantu benshi nzi bicaye mu nama baravuga ngo ura pasiteri atambukana amajwi menshi aravuga ngo mwihenzi. Impano yanjye nta pastori ndumva ubutumwa busa kugenda. Sinyo buri tore sinyo bishoka, sinyo kwicara ku ikanisa. Impano yanjye ni ukuzera ku isi. Nzanye bagenda vuga ubutumwa. Sindi pasiteri, sinyo bishopo, ntivyo kwicara hasi. Hari abantu benshi nzi bavuga ngo uve ku diakoni pasiteri bango yaye. Sinyo pasiteri kunda gucumbikira abashitsi mbasasire mbuhagire menye ko bariye. Nicara hari imbere munte bicubahiro ndakoze protocol intagaburiye abantu sinyo ruhuka. Abo ndabazi. Kandi bishuriga Bibiliya ndabazi. Inza benshi ajya kubanza ngo ubuze kuririmba ugafasha n'abantu uri amagambo menshi uba pasiteri bakanga. Impano yanjye ndumuririmbyi. Hari abandi benshi bavuze ngo ya je ndumwingingizi w'itorero, je ndo gusenga gusa. Reke babwire no jambo rijemo kandi igihe kimwe muri byura hari amahetimu hazi muzungu ni Higimayi ukomoka muri Texas mu itorero rya Assemblies. Higimayi Texas arazarigisha avuye kare muri byura wageze agateje mu kutangira guhanura. Aravuga ngo nimureke mbereke umukozi w'Imana ngo pasiteri wabyura yose. Icyo gihe hari amuhima abagabo bakomeye bafite ikigo cy'ishuri baba representa. Hari bagisabi, hari bamihingano. Munyibutse ba ndandika abagabo bafite barebemereye hari. No pasiteri ndagwara yantara hari. Uriya mugabo macumu yantara cyo gihe. Hari abagabo bakomeye pasiteri bishop abagabo bakomeye bigeze Dodoma muri Tanzania bakomeye pe. Abantu teka turebe arazunguruka. Umupasiteri yishatirije agiye kuvuga undi ngo ni jewe, undi ngo ni naka. Yatambutse kuri muhima, tambutse gisaba, tambutse wagira ukibona asaza agakeshi mukecuru ihangane si wowe bivuze mukecuru nawe urashya muto cyane. Haguruka bukeye. Nyirakuru wa birori. Haguruka. Asanga umukecuru nkuriye. Nyina bagatunzi kabanya byinshi nkuriye. Aba ngo uyu pastori wanyu mwese zura. Nyamze ukwemera ko mu nzira muhuye. Nyirakuru wako ni mu buryo bw'umubiri kandi wobyemera utiganda hari. Nyamanye ngo se kubera iki? Kubera mu buryo bw'umubiri ntobyemera mbari. Icara mukecuru icara asande. Araba ngo uyu pastori ngo ari mu gitero muka mubwiye ngo ura mu bize ntabwo yorya amadasenya amatorero yose ngo muri byura. Reke mbabwire hanyuma isengesho tugira bataza basirimba hano. Ntimukaze mwitazo ngo nabanebwe. Abanebwe ni bandi. Nusirimba nushabukirwa sinagutuka. Sinzi mwuka ukomeze. Nushabukirwa abandi ngo nabanebwe nabazayifu. Ese kutamuza ifu nugutamba. Hari benshi bifite bataza batamba batazi no kuvuga batotangana haleluya. Ariko bazava muri kampani bagapfukama. Cyangwa birogenda muri kampani bakavuga ngo mwami wanje mana yanje. Tukweretse itorero ryacu. Tukweretse abaseri bacu. Tukweretse abaririmbyi. Tukweretse wowe ki. Tukweretse abagabo n'abagore. Mana we tukweretse amuze yagiye kubyara. Tukweretse abatwite. Tukweretse batarabona abana. Ayi Bwana asifiwe. Haleluya. Uwo ni umwingingizi. Uwo ni umurizi uri ku nkike. Warebera itorero aho rigeze niyo mpano yiwe. Ntazi kubyina, ntazi kubwiriza,
cyacu ibindi wanagitanga lala ntazi kuva ku ndimisha ntazi na senti ntazi no kwegera ivyuma lebala ferge azayicara gusa ntazi guhimbaza n'amashi ntazi n'ingoma n'igishagasha ntazi kuvuza n'ipendo ariko n'umunyamasengesho niwe utanga uduse mu itorero bankubwira abandi nandi yitwa abahanuzi abajanama kana ngo pasteur gazayobora nzayobora gwahe hari muri ruhande rwanje uzima kundegera ya magambo wavuze nyamara uyogarabuza babyiza mbere igihe ayo dahabivuga uyavuga baba meza ayi Bwana sifiwe ntazi kuyobora ntazi kuririmba ntazi kubwiriza sino pastori ni umuntu usuzugura biriya irakuntebe inyuma hari amana gabice n'abandi bakunda kwicara inyuma kakubira ngo nshuti yanje waba hafi ya naka byoba byiza bwo kwegera naka byoba byiza mwogira burya byoba byiza mwokura buriya mitoro byoba byiza mwozane biriya biri hanze byoba byiza ese ko ari byiza ba ni byiza ugasanga pasiteri kwaza gukorera ahamagaza inama afite vision yiwe uzatekereza ariko agira abajanama uzuvuga ngo ni conseil president ni conseil gouverneur ni conseil pasiteri ni conseil urugo rwawe mujana mu rugo rwawe mujana mu bugingo bwawe izo mpano tituzizi ke tuzabasirimba gusa ko pasiteri atugirije neza nibyo muzi gusa bene kora bangwe se tugenda gambere y'Imana reka mvuge wa gatatu ni umuntu atubwira ngo ni Yeremiya amaze guhanura barambwira ngo umwami aramufunga mutamuki mu mwobo uri mwamazi bacukura umwobo bashiramwe amazi mu ndaki ya mutamu bamufungira mu mwobo uri mwizondo ibindi uri mwamazi ngo ingurube gusa arakayura arateseka arafarafuka batibura umugozi amushira wa mugozi awuzamukaho ava muri wa mwobo aze musozi umwami arambwira ngo ngwino muri office yaje muri office y'umwami arabaza muri biroti bitesha ati nstawe wakubititse nyakubititse none se bira bintu biretse nabateka mvugire mwami iti nubwo imbere yawe hanze ukora mebuze nahari narindi bwari bwaje kuko ndahanuye niba ngo ari nk'umuriro ukingiranye hehe magufuka inzasha impano yawe ni yihe impano yawe ni yihe niki uzabumva kikubamwo cyaguseregesi utobasha gutuza utobasha guceceka utobasha kuryamana utobasha kwihanganirana reka mvuge intumwa Pawulo baravuze ngo ivuga ubutumwa mfite yaravuze ngo n'umwenda ni deni kundi yishuzwa tegera ku kantu impano yiwe yagize yumva ari umwenda nta kindi kintu kiza kibuza amahoro ku isi umuntu ni ideni ideni kurumvikana ba ideni kurumvikana kuka amafaranga ibihumbi bingahe kabyizi cyarana 10 z'idolari 20 deposit inzu cyangwa n'ibindi bintu tumenyereye nta muzura amahoro muzamuhora mu nzu ko ntakenda kubaza neza faranga Bibiri itubwira ngo iri mu mwenda w'umuntu uri imbata ya wa muntu iwe Pawulo avuga ngo ivuga ubutumwa mfite ngo nyumva ari umwenda ku bayuda n'abanyamahanga ku banyabwenge n'abaswa abagore n'abagabo imbata n'umudendezo ariko Pawulo amubwira ngo ubuntu bwa n'urukundo rwa kwakira abashyitsi kwawe ngo byahumurije iki imitima yabera byakomeje imitima yabera Jengizu yanjye ngomba kuba revera wayo di pasiteri mwene data kandangize Bibiri atubwiye ngo sese impano ayikurimwo kugira ngo yake impano icecekeshwa niki n'ubunebwe impano nisukaho hawe ijana mu murima isuku itahingishije irabangaho impano n'umupanga wahawe impano n'imbunda kujya kurwa mu rugamba impano ni igikoresho twawe gukoresha mu nzu y'Imana rero kankubwiye mwene data kuyisesa ni gute ikindi kimwe kiza kibango no kwivugurura no kwiryaza no kwikuraho ivu nugira ngo igurumire no gusenga iyo umuntu ari muri wa musho nicyo giva impano yawe kamenya ariyo ntomenye impano yawe utaraje muri wa musho ntomenye impano yawe udaha usenga iyo basirimbye hano
senti kavuga ukuva kayengera karaje mubiri niho uzaba kuvuga tumwariza ni wowe niho uzaba ko wotanga niho uzaba ko wogaba niho uzaba ufite decision kohereza abanyaminembwe imyenda yo kwambara ibiryo byo kurya niho uzaba ko hemura undi muntu cyakintu kikurimwo kizi uhawe usenga amen impano y'umuntu iracece kikanyohwa inanurwa n'iki no kudasenga izo kurya byayo vaccine yayo imbaraga zayo ni ugusenga iyo wijitse mu byutse iyo usenga nibwo uzi ukora inshingano zawe nibwo uzawumva ikiri ku mutima gikwiriye gukora iyo utari mu byutse iranyohe gaceceka hupumba iratuza kagumamwo ntikore uko twese ndafite impano twese hano dufite impano z'Imana ariko ntiyokora ntiyoja mu ngiro udahuse ngo yikoreshe mwene data reka ndangize amasaha yabaye saa 10 muri tumwe impano yawe ni yihe nirya wiyumvamo apa ndyandi bakubwira ejo bundi baje umwana wanjye turi mu modoka tatugenze umwana wanjye ati nta makini meza amujyana ku ishuri atangiye kaminuza umwana mutoya n'ubwo wanje mutoya ati ni kwiga ngo bendi nabatize yabonye ngo uzotwara indege arambira toyaye indege ni byiza ndabikunda nanje ariko nsinza byumvamo uzokira ngo uzabiki nzakire ngo uzokora muri immigration ntantabara fasha abantu muri je nyumvika inshitsi ubufasha bw'abantu biva ko ndamuvangira cyakintu umwana yumva muri we niyo mpano yiwe ugiye kumuhindura amakosa reka kuguhindurira uzabwira pastor ngo simpano yanje kuririmba simpano yanje impano yanje no gusenga kubwiriza simpano yanje gutanga niyo mpano yanje nzabagabo benshi banyamurenge bubatse amakanisa batazi kubwiriza inkazi yose kubaka ikanisa kari gasakarwa kari gihindura kari ute ikakubwira mwene data impano yawe yikoresha Imana izaguhembera nimba Imana izokubwira kuko Imana ihagaze ngo n'ingororano ngo yeze umuntu wese kwenyereza yakoze reka nsenge mwami wanje Imana yanje Imana y'umuntu n'umugisha Imana y'urukundo Imana y'amahoro ushimira ko taha umwanya mwiza nk'uyu nguyu ndikubwoko bwanze hano hantu ijambo data bamenye impano barimwo bamenye ko ari bazayibazwa kuko bayihawe kuko mu kushaka kandi ngo bayikoreshe kugira ngo abantu bunguke b'Imana asante ko z'umwuka wera amen.